uzarebe bino bikobwa dushira mu ndirimbo iyo utajaye amafaranga uzi ibintu kigira ngambara ikarizo ngwenge ibyo ngibyo gufata ku mataye ariko mukubite terani zawe nubwo tumabere ya nyoko zunguza amabere hariya urumva akoze umugabo ukobyera ngo hagarara ngo cyangwa ngo nguyene gutyo bose nawe nako ararongora akagenda je narasambanya ariko ntabwo nkibikora ntabwo nkisambana ariko mbonye umugabo ufite menshi ndamuha Didi ufite 5 uwanyishyurira inzu uje akanyishyurira inzu kwezi kumwe ndamuhereza inzu wo muri yangaho ni 12 buriya kugura isambusa kuri alimentation ni byiza ushobora kurya ikintu wakumva atari cyiza ukakibasubiza nabo bakagira isoni ukakijugunya muri puberi yego nge narayiriye nubishe atari nziza byasabaga yuko nyijugunya aho ngaho mpita mbona imbwa kwa kundi zambwa zimwe zindire ko baziri bigufa zo ku mihanda nyibonye ndavuga uti bisambutse naniye ndikanyihera iriya mbwa imbwiraza yinukirizaho yanga kuyirya wa musaza nabaza uti se inyama zawe n'imbwira zanze ahita ambwira ngo nambwe ndagenzi yayo uriko ko inyama cyuza nizimbwa ariko hari nashonje kana kunuka wandetse mwumva urayifite ubu nsema ni barambazi mva kintu ako nanayiguhigira ubusenge na muziki warimo urumva kajoro kandi aho gutakamena mukomere mushikame atagira utigisuna kandi koko iryo jambo ryo muri bibiri Yesu yavuze ngo icara hariya mwana dusoze iryo jambo yavuze ngo igihe umutingi tuba ngo abantu bakomere ntagire utigisa ntabwo batigita mana ni rubavu abanyaro watigishije duva amazi yuzuye igikoresho mana none se yaka kuki udatekereza ko ukwiye kugira ibyo upanga ugire n'ibyo uzajya ya konti zashaka gufungura imyaka ya plani narayirengeje bura iyo ugeze mu myaka 35 nta kintu ufite uringegera n'ubundi uringegera hanyuma se kwa kundi umuntu abagera mu zabukuru nugera mu zabukuru hari na konti waruvuze bajya kugufungurira konti nindi uzasigaho yarye nziyahura gusobanurika gusakuza ndimo kukubaza as intellectual gusubize nka as intellectual uri murambaza mu buryo bw'akajagari ntabwo ari akajagari numva ari akajagari ntacyo ubasha gukura urajagaraye ahubwo reka kujagaraye iyo byo kuvuga ngo itonde please ngo kuri may you keep quiet I put up my voice sawa reka nicyo mbwira yes tega amatwi ubyumve kandi ubyakire gutyo ntabwo nabyakira gutyo urabimbwira bike nyuma y'amatwi biti nyuma cyangombwa turashaka abantu bazima bashaka kwingo ceceka ceceka ubikomeza kujagarara ibyo nabyo nibyo babashizemo ikirimo cyihuta ahubwo babashizemo igitugu cyo bw'abantu ngo nibaceceke muvuge mwenyine ntawe uri umupadiri padiri ujya mu kiliziya ushobora kureka gusaka babwira abantu saba babwira yakakwereka iki tatwereka umwana kubera iki tabyara ari ukuntu yaka nawe bita bitera complex akibaza ati se ntabwo mba nakoze nkuko bishoboka none ngo ntabwo asiba yabimbwiye nimba ari iminsi 30 ubwo ni inshuro 30 niba ufite n'akabari ukaba nta roge ufite uri kugwa maka kubera umaze tanze ibyumba abantu bakikorera ibyabo koko kubera umaze kuyajyamo kenshi wabonye ari business oya baba we nayabonye uzi ko nigeze kujyana n'umuntu tugiye muri roge kuryama ahantu hameze neza urumva mugiye kubikora tugiye kwimeza
ngiye kujya nabyemeye ngenda mu rusengero njyanamo peredanse mana yanjye sida ndamutse nsanze naranduye pasi iyi sida ntabwo nakwemera ko nayikuye mu mibonano mpuzabitsina naba narayikuye muri resitora. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Ariko abantu mwese mureshya n'ingingo z'ingenzi z'amakuru aho rero kugira ubwenge mugira ibikabyo wajya n'iby'inkoko irari bigirimo. Aho nagaruka nyakugaruka mu kuzimu we ubundi warugarutse waragireye. Business yakunguka mu gihe cya vuba kandi ikabona amafaranga yewe nakora najya mu giturage nkagura umusozi nkashyiramo imva umuntu baje gushyingwamo akanyishyura rero bizinesi irunguka nagura ubutaka nkakora amarimbi nyuma y'irimbi ikindi wagira iki? Amarogi nashinga amarimbi n'amarogi umuntu upfire muri rogi agahita agera mu irimbi ryawe n'ubundi apfire mu marogi bagahita bamushyingura yakunguka nziwe ngo arapfumaguritse. Karori sohoka aho ngaho. Ariko mukamuzo. Niki? Bite kuntesha umutima ushima cyane. Cyawe so kibamo wenyine? Kabe mu kuzimu. Kose nimba tukibana mo nyuma ngutesha umutwe. Karo ko wanze gufata nimero y'umuyobozi wawe ku kazi. None ko nanze kumufata wowe ushaka iki? Aha. Kukubaza impamvu wanze kwitaba. Ntabwo nshaka kumwitaba. Kubera iki sinta gushaka gukora? Ntabwo mbishaka. Karo wanze akazi. Nakanze. Gasani ndabona n'umugabo udakora. Mu mukamuso. Nshobora reka nisinzire wacohewe. Tasoni. Abajyara amamagara ambye ati mwana ko twabanye Kanombe ko muzi neza utwo twongereza wivugishwa wadukuye Akizibana najye yiburira kare wara nazaza zamubaza zagushonesha we ko twari turi kumwe igihe cyose utwo twongereza wivugishwa wadukuye aho wahera unyanga n'ukuntu nteye biteye imbabazi. Akonyumvira bano bakristo ndagasa. Nataye yanjye iteye imbabazi umwanya umubona ntwite undi ukabona ndi umukongomani undi nkavuga ko ndi umunyarwandakazi nuko nteye biteye imbabazi. Rero hari abantu bagira ingeso nka kuriya nzovu yaje ari mu gitondo tukiryana yaba ari undi muntu no mu cyumba buriya icyumba cy'umugore n'umugabo yanaje mu gitondo mu gitondo yarazindutse ndavuga si umuntu no ni icyayi kimwe wanje ikese banywa icyayi nta mbuto wasanze imbuto se nahasanze imineke nk'itatu ikinyomoro kimwe turi fata neza umwuko ndi kukubwira ngo biri bisaba imbaraga girucyo akose igihe wampereye untoteza wajya umpa n'agahenge nkaruhuka kaherwe mu birenge kabwera gira vuba ako ngenza kubita uyu mwuka uzi gutereta se ntabwo izatuma izina ryayo ritukwa mu banyamahanga. nyine reka tuvuge ibintu bizima wowe uravuga ushaka umugore w'umuzungu wowe uzi gutereta abazungu God morning
How are you? How are you? Aha, yego, I'm good. My friend, I have so much. Iye kubatizwa muri aya mazi. Iye kubatizwa muri aya mazi. Ariko mbatirisha umwuka wera n'umuriro. Mbatirisha uyu muriro ntabwo urimo pastor, ntabwo nyeneye guki. Umwuka wera n'umuriro. Ntabwo ari umuriro yawo muziga. Ni ukugira ngo wacire imbaraga zinesha Satani. Wow. Mbatirisha umwuka wera n'umuriro. Uvuze ngo kubyara abakobwa wigeze untera inda y'umuhungu nanga kuyisama uwo kaposi ni heposite tutakoresheje. Very important person. Ceceke mwese. Uzobavuze ngo niki? Nabisura mudamoka. Ndamoka usanzwe umuka. Oya gira ndamoka kabiri. Uramuka kabiri. Niyo njya subire. Very very important person. Vert, pop, pet. Person. Ndabameze twana two muri primaire bari bagira kutwana two muri gardienne twateko mu gikoma. Ko amagabo. Buriya woze mu yestiri. Noze butterfly. Noze makanyi. Muga na magazi. Noneho ari na ngarama. Twoga tujonga dusubiza tugenda gutya. Okay. Turaza kumvikana gato kuri iyo mpano yawe. Hano biri butugore kuza kubasha kuba twayijaginga. Jesus. Ejo sinakugaburiye iwanjye. Yaragusuye. Nambwiye madamu tekera umusaza tekera umwana. Ageze abazitangutse. Yaraje iwanjye baramutekera. Zirasambaza ukuntu zihenda. Ariko namwe nabaguriye. Zirabazita Zanzibar. Nabaguriye agafanta nk'abantu. Agafanta kamwe wariye Zanzibar. Wariye Zanzibar urya isombe urya umuceri agafanta kamwe. Ariko nawe isombe wayatse kundi rugo. Amurijwe wegera mikoro. Mushiki wanjye yewe dore waragiye ugenda neza nawe ubwiye uti ndagiye none dore nyuma yawe urazubaye kandi waragiye neza ntacyo ubaye. Ntabwo ntekereza yuko iyo miririmbire ushobora kwicaza abantu muri stade bakicara bagafata iminota igahe bagutegereje. Kubangamiye waragiye wikoza rwese amadongo sizo nanyo kubatera umugongo ugenda uvuga ko uvuye cya mudongo kandi bwitari hano ruhango. Kuririmba byo uracyafite intambara ikomeye. Ndashaka rero kugira ngo ushimire nguhe umutuku. Sasa reka nkubwire ufite ijwi ryiza ari kurirya sibyo? Sorry ntago mbizi. Abanyarwanda n'abatasi akabyo bintu babimenye batawamu abizi nyine umuntu yagiye kubaberera ujya ahantu numiriwe kuvuga ngo perezida ngo yarimutse nicyo kintu cyanyemeje mpita mvuga ngo umunyarwanda ni umutasi. ngo ntabwo kiba mu Kiyovu ngo yaragiye ibintu ko batabitangaje. Umusaza ko atimutse na Fuso babonye ko yimutse ryari.
ninde umuntu wavuze ngo muzehe ngo yimutse yabimenye gute kandi ko ugasanga ko yarimutse wabimenye tuze ko yimutse shadusega tuhanyura Jolly yujuje inzu ya miliyari i Nyarugenge bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ariko se uretse no kugera naho ngaho Sajari uzi ukuntu ikorwa baguturubika urushinge rw'ikinya kugira ngo bakuyaze ibinure n'urushinge rusumbiye imiko kandi barutera kandi nabwo kabyishyura kayabo arangiza ukavuga ngo inzu ya miliya Mutesi Jolly akora iki akora iyo bwaba hari ubwo bavuga ngo abagore ngo nitwe twimana cyane ariko ni n'abagabo baratwima twaje uri umugabo ugiye kureba umupira uri umusore ngaho ukwahagizwa n'ibidafite umumaro reba inyungu ufite muri Manchester cyangwa uri mati ugasanga uri guhiga nk'umusambi kuri televiziyo uko batera umupira